Muri gereza zitandukanye zo mu Rwanda hagaragaramo abagore bafitemo abana. Hari aba barazanywe gufungwa basanzwe bafite abo bana bari munsi y'imyaka 3 cyangwa se bagakatirwa n'inkiko batwite bakabyarira muri gereza. Umwana uvukiye muri gereza cyangwa akazana na nyina ari munsi y'imyaka 3 aba agomba kubona uburenganzira bwe kuko nta cyaha aba yakoze. Muri gereza ya Muhanga uhasanga ibintu bitandukanye bifasha abana gukomeza ubuzima mu buryo busanzwe, imboga n'imbuto zihinze aho muri gereza, irerero ndetse bakagira n'uburyo bashobora kwidagaduramo. Hari kandi inka zigera kuri 20 zirimo izibakamirwa. Abana baba bari muri gereza bari kumwe n'ababyeyi babo batarageza imyaka 3, ubuzima burakomeza. Nyuma yo gukina bari mu bikorwa by'imyidagaduro ku isaha y'isa 6 barajya ku meza, ubu muri aka kanya bagiye kunywa amata. Eugene Musayidire amaze imyaka 10 yita ku bana baba muri gereza ya Muhanga ahafungiye ababyeyi babo. Yemeza ko ari umurimo akorana ubushake. Byahinduye ibintu bibiri. Byahinduye umwana wahoranaga na nyina muri gereza adasohoka. Bigira n'ikindi cyiza cyane jewe nabonye guha umwanya abo babyeyi ngo batuze bisubireho, naho ubundi bihiranwaga n'umwana kubita hirya kubita hino, ugasanga izo mpande zombi zari zikenewe, abana bagakenera kwirirwa hano kuko bahirirwa. Kubw'Imana Immaculée yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 kubera gucuruza ibiyobyabwenge. Yazanywe muri gereza Muhanga afite umwana muto, yishimira uburyo umwana we yitaweho. Iyo mwana wanjye akura neza, iyo mupimisha mbona ibiro byiyongera nta kibazo. Abana iyo bamaze gufata ibyibanze bibafasha mu mikurire yabo, haba mu bwenge no ku mubiri, basanga ababyeyi babo, ababyeyi nabo bakabasanganira. Aba ni bamwe mu babyeyi bafungiye muri gereza ya Muhanga bavuga ko uko babayeho bihabanye nuko batekerezaga gereza, cyane ku mpungenge bari bafite ku buzima bw'abana babo. Nyeze hanga afite umwana jewe ntaragera muri gereza imbere, numvaga mfite ikibazo nkavuga n'umwana wanjye azagira ikibazo, azapfa, azahangayika, azafatwa nabi, ariko ndageze hano mu gihe cyose mamaze n'igihe murange nawe bura nta kibazo yigeze agira rwose. Iyo umuntu agiye gufunga abantu bavuga ko birangiye, ariko mu by'ukuri ntago birangiye kuko ubuzima burakomeza n'ubundi bukabungwabungwa. Iyo ugeze hano abayobozi bakwitaho n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu burubahirizwa, ibyo tugenewe turabibona nta kibazo. Ubu ni nyikinjira hariya nahise numva ko ubuzima burangiye, bitewe n'uko nyine batubwiraga ngo iyo umuntu afunzwe ngakageramo hano baramukubita. Ninjira aranyine numva ko mbese ibyanjye ari nkaho birangiye, ariko namaze kwinjiramo nsangamo abandi babyeyi, mbese nyine baranyakira. Nyikinjira bamaze kunyakira nanjye nyine njya mu mubare uhari, nyine banyitaho n'umwana bamwitaho, mbese nta n'ikibazo tuba dufite kuko abana bajya ku ishuri bakaza bakarabye basa neza. Byahana nakoze nari nacuruje ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi, none nimva muri no society ndimo ngiye muri society nyarwanda, nzagenda nanjye mpindura abandi bereke ko icyahanjye nari nakoze katari cyiza. Ubu bari kungorora kandi naragororotse, nzarangiza ibihano by'imyaka 2 bamaye, mbese ngororotse neza. Umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa SSP Hilary Sengabo avuga ko umwana uri kumwe na nyina muri gereza nta cyaha aba afite. Aba bana ntago bafunzwe. Ubundi gufungwa nuko umucamanza aba yemeje yuko hari icyaha cyaguhamye, noneho agahatira n'igihano cy'igihe uzamara muri gereza. Aba rero ntago ari abafungwa, si n'abagororwa, n'abana barabaraje kubera yuko bamama babo bahamwe n'ibyaha, kandi bibaye ngombwa yuko manza yemeza ko nyina afungwa. Ashobora kuza amutwite akamubyarira hano, ashobora kuza amwonsa, kuko nanone ntago umwana yatandukana n'umubyeyi we kandi acyonka, bikaba ngombwa yuko aza muri gereza. Noneho natwe tugakora uko ibishoboka byose kugira ngo uwo mwana nubwo yazanye na nyina wakoze ibyaha wahanwe, ariko umwana ye kugira na hamwe ahungabana, haba mu mirire, haba mu buvuzi, haba mu mikurire ye. Muri gereza ya Muhanga harimo abana 64 babana n'ababyeyi babo, mu gihe abagore bose muri rusange ari 450. Mu gihugu hose muri gereza habarurwa abana basaga 300 bari munsi y'imyaka 3 babana n'ababyeyi babo. Umwana ugejeje imyaka 3 ahita yoherezwa mu muryango akomokamo. Mu Rwanda hari gereza 5 zakira abagore, gereza ya Muhanga, Nyamagabe, Ngoma, Musanze na Nyarugenge. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda.